tekereza kuba umwana yirirwaho biriwe bamujombagura intoki bagiye kumwoza nibo bamwogeje aratatse kuko bamubwiye ko bamugurira shokora bamugurira yawurute amubwiye ati ndababara ati cika ndaza kugurira shokora nturi bubimenye ashatse gukora po ashatse kujya kuri po tanti ijyana umwana kuri po aba yari umujyana umwana ati ndababara cika ndakugurira shokora nturi kubimenya wicaye muri WhatsApp umugore uri mu rugo uri muri film urahindura serina n'akazugira ibindi nibikunanire basi ariko umwana wawe uvuga ngo basi imbere ya Kristo nzahemberwa ko uyu mwana namureze neza namwitayeho. Hari abantu bafite ibikomere bavuga ngo twese ko twabayeho ngo ntitwabayeho ngo ntago ngo ngewe ngo abantu ushoboye kuba warakuze nabi utarya warakuze nabi bakubwira nabi ariko ntago wakuze nabi bakwereka amashusho mabi y'urukozasoni ku myaka 2 imyaka 3. Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe nahandi muri rero ni kuri Mubwire TV wakwibaza ngo niki tubwira abantu twebwe tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko tubashimira tubabwira ko ari abantu badasanzwe mu buzima bwacu nyuma yo kura tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo mabi ndetse babwiwe n'abantu batari biteze ko bayababwira twebwe twahisemo rero kuvuga ngo reka tubwire abantu ibyiza byabo reka tubwire abantu ko tubakunda reka tubwire abantu ko kuba tubafite ubuzima buryoshye ndetse ubuzima bugenda neza. Nibyo rero nawe hari ushaka kubwira ko umukunda nawe hari ushaka gutungura nibwo ukigera kuri Mubwire TV manuka hasi urebe ukuntu tubigenza turagenda tugatungura abantu tukabaririmbira tukabashyira indabo bakarushaho kwishima ndetse umuntu akumva ko akunzwe. Mbere yuko rero dutangira mbere yuko tujya mu biganiro byacu kamanze mbarangira ahantu mwakuri ibintu byiza by'ubwenge. Umuntu wa mbere ni Grace umutayeri wa mbere ni Grace wo kubadodera neza imyenda myiza kandi akayibaherera ku gihe uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda nimero ni 0788509573 mwandikire kuri WhatsApp umwereke modeli Grace arabigufashamo birushaho kugenda neza. Hanyuma ukeneye imyenda myiza ya caguwa none nawe arahari kuri 0788707835. Hanyuma ukeneye imodoka nziza ni kuri 0788931397. Uwo ni Fabiola arabama modoka meza ya hybrid. Ukeneye amavaze ukeneye indabo ukeneye ko umwaka urangira iwawe hasa neza Yvette nawe arahari kuri 0788651258. Hanyuma ukeneye inyama ufite abashyitsi ufite ibirori ndetse nawe ukeneye kurya ibintu byiza bikiri fresh nta wundi muntu ni Tente kuri 0788449484. Mubahamagara abo bantu bose mbabwiye barabaha service nziza muzanshimira nyuma. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe murabizi ko iyo tutakoze surprise dushaka topic tukayiganiraho. Uyu munsi nashatse ko tuganira ku ihohoterwa. Ihohoterwa rikorerwa abantu benshi usanga ababyeyi cyangwa abandi bantu baba bafite impungenge abana ariko b'abakobwa ugasanga abana b'abakobwa utwana tw'udukobwa nitwa abantu bitaho nitwo babungabunga nitwo bakurikirana umwana wa muburi minota ingahe ukazivuga ngo agiye hehe ngo ari hehe mwaba mufite abakozi b'abahungu ugasanga nyine ijisho ryanyu riri kuri utwo twana tw'udukobwa ugasanga abana b'abahungu ntago abantu benshi babakurikirana ugasanga umwana nubwo ari umwana mutoya cyangwa ari akuzemo ugasanga umwana ntimumuhozaho ijisho nkuko murihozaho umwana w'umukobwa. Ariko nje kubakangura babyeyi nje kubabwira ibi mu byiteho n'abana b'abahungu bakorerwa ihohoterwa. Abana barahohoterwa cyane ndetse mu buryo bukomeye. Abana barahohoterwa bahohoterwa n'ababarera bahohoterwa nabo bahuye nabo utwana tw'uduhungu turahohoterwa. Umuganga ejo ndi nawe ari kumbwira ngo ihohoterwa ry'abana b'abahungu baho rigeze kuko bazi yuko abana kuba babafata bakabakoresha imibonano mpuzabitsina bisigaye bisuzumwa bigapimwa bifitibwe ibimenyetso. Ubu bahinduye uburyo bafata utwo twana tw'uduhungu bagatangira gufata ibitsina byabo bakabishora mu kanwa. Iryo naryo ni ihohoterwa. Ugasanga rero ntago umubyeyi abimenya ndetse naho ubimenye kuko ibyo bintu bitapfa kubonerwa ibimenyetso nibyo abantu bitwaza. Ariko mube maso mwite ku bana banyu. Ikintu cya mbere naje kubwira abantu cyabafasha umubyeyi wikwicara ahantu utazi aho umwana wawe ari wimara iminota 3 ni myinshi wicaye wenyine utazi ahantu umwana wawe ari utazi ibyo umwana wawe arimo. Reka kuvuga ngo ari kumwe na kanaka ntaguzi ibyo amushoramo ntaguzi ibyo ari kumushyiramo.
hari ibintu ubuzima kubera ukuntu buruhije muri iyi minsi ndetse bugoye, usanga ababyeyi bananiwe, ababyeyi barushye, mu gihe umwana atangiye kumubwira, atangiye kuza kumuganiriza, ugasanga ndeka ndarushye, wintesha umutwe, wimbwira ndananiwe, numutega amatwi, ntumve ikintu ashaka kukubwira. Ikindi, kuba ababyeyi tutabona umwanya wo koza abana. Njyewe mpora mbabara, ugasanga ababyeyi bariyitaho ubwabo, mpora mbibabwira, birambabaza, ugasanga ababyeyi bafashe nk'urugendo, bamaze nk'iminsi 3 bari nk'igisenyi cyangwa icyumweru Dubai, barasize abana. Abo bana wabasigiye nde? Wabasigiye mama wawe? Ese nimba nabasigiye mama wawe, mama wawe ari ibana wenyine cyangwa afite abandi bantu babana? Abo bantu babana bafite umutima utandukanye. Ntago mama wawe azicara iruhande rw'abo bana ngo umunsi wire, azakenera kwideplasa, hari ako azakenera kujya kureba. Abo bantu rero amusigiye ntago uzi ko bazagufatira abana. Abana barangiritse, abana bahuye n'ibibazo, abana bahuye n'ubuzima bushaririye, bitewe n'iki? Nuko n'amaboko barimo, n'amaboko yabakiriye. Twite ku bana bacu, abana bacu tubaha umwanya. Ikintu cya mbere, mubyeyi, ganiriza umwana wawe. Fata umwanya uganiriza umwana. Filime ntizirangira, telefone, kuvugana n'inshuti ntibigira iherezo, uko gusohoka kwawe uhoramo ntibigira iherezo, uzanasohoka cyangwa sohokana umwana wawe umwiyegereze. Abandi nibashaka baguseke babone ko uri umuturage, bavuge ko umwana wawe ari isakoshi, nta kibazo, emera bisakoshi, ariko uvuge ngo aho nicaye ndinze umwana wanjye. Umwana muha muri kumwe, akaba uri mu rugo uriryamiye, uri muri filme cyangwa uvuye mu kazi urigendeye, umwana ari kumwe n'umuntu umurera, uwo muntu umurera ari muri telefone zaraje, aririrwa areba pornography, nta bindi bishusho areba, ni urukozasoni. Ibyo bintu nimba ari mu rugo, mwana musize mu rugo wenyine, adafite aho byakurikira, iyo bagize umugisha ari babiri bakorana bahuje ibitsina, nibyo birirwamo. Abana mwabasigiye bakabicaza imbere ya televiziyo, zikaba arizo zibarera, bo bari mu byabo. Nimba rero ufite akanya kose ubonye, gaha umwana wawe. Ikindi, ababyeyi si ukubigisha ubugome, ariko nimba ufite abana batoya, televiziyo yibike cyangwa ubike imigozi, ujye ureba abana barebe televiziyo muri kumwe, umenye n'ibyo barebye, umenye amashusho bareba. Ikindi, baramufata bamwicaze mu ntebe, bamushyira imbere televiziyo kuva mu gitondo, nimba ari umwana w'imyaka 2 utarajya kwiga cyangwa 1, yirirwa imbere ya televiziyo arinda agera nimugoroba. Nabo bari mu byabo. Ibi mbabwira mbifitiye ubuhamya. Hari umushuti wanjye uheruka gutaha, arataha, bageze mu rugo bavuza amahoni, babura umuntu bakingurira. Umugabo afata decision yo gusimbuka igipangu. Asimbutse igipangu, bari afite umukozi w'umuhungu n'umukobwa. Bumvaga umwana arira mu buryo budasanzwe. Asimbutse igipangu agiye, aciye mu gikari yinjiye, asanga umwana yicaye imbere ya televiziyo. Bamushyize mu gatebe ke, bamuziritse. Twa dutebe dufite imigozi. Umwana bamuzirikiye mu gatebe. Hanyuma umuhungu n'umukobwa bariryamiye. Uribaza? Ubwo se ko ari uwo mugisha bari bagizeho gutaha kare? Iyo baca ahandi ntibari kuza bagasanga umwana yarize, yamaze no kurira, bamuteruye, bamuhetse, bamusize urukotore, baramutotobetse cyangwa bamuhaye yawurute bayimushyize ku munwa, waza ufite umutantine mwiza. Ntago bose ari babi, abeza barahari, ariko nubwo bahari ntago wamenya ngo umwizerwa ninde. Hari umuntu ukora akazi ke, akiyorobeka, akakora neza ibintu byose, ukabona nta kibazo na kimwe afite, yabikoze neza. Ariko umwana wagira umugisha wo kuvugana nawe, umwana akavuga ati mama, tantine yankoreye ibi, ndetse amubwira n'icyo ari bumuhe. Yambwiye ngo arangurira shokora, yambwiye ngo ninkore gutya. Babyeyi, nimutega abana amatwi, nimuha abana banyu umwanya. Ibyo mwivugisha ngo namwe mwarakuze, isi mwakuriyemo ntago ari iyi. Igihe mwakuze suko. Hari abantu bafite ibikomere bavuga ngo twese ko twabayeho, ngo ntitwabayeho, ngo ntago ngo ngewe ngo abantu. Ubuzima wabayemo ntuzatuma umwana aba victime y'ibintu wanyuzemo. Isi ya none iragoye, isi ya none irakomeye, ntago imeze nk'iya kera. Shwe kuba warakuze nabi utarya, warakuze nabi bakubwira nabi, ariko ntago wakuze nabi bakwereka amashusho mabi y'urukozasoni ku myaka 2, imyaka 3. Ntago wakuze
uri umwana w'umukobwa batangira kukwigisha ubusambanyi, uri umwana w'imyaka n'imyaka 5 birirwa bagukorakora bagutota ukiri umwana. Ntabwo ubwo buzima ari bwo wabayemo. Babyeyi mubyeyi wese, nimba umugabo n'umugore, ngiye nabonye Imana ikora ibintu bitandukanye. Ntabwo umugabo n'umugore abenshi ntabwo baba bateye kimwe. Umugore ashobora kuba ari umuntu udafite ikintu yitaho. Nimba umugore ntacyo yitaho, umugabo menya ngo uyu muntu afite intege nke wenda mu kutita ku bana, nawe menya ko ari gushyira imbaraga. Bibi ibintu byo kubahanganisha ngo bibi ibintu bituma muhorana imvururu mu rugo, ngo yangu ngo nakubwira umugore we ngo naguzi kwita ku bana. Yaje aje kugufasha, ni umufasha, agomba kugufasha ibyo udashoboye, ariko nawe wamufasha ibyo adashoboye. Nimba ubona abana jenjetse, nimba ubona adakontorora abana, nimba ubona ari umugore utabasha koza abana, mupapa wiyogereje abana nta cyaha ukoze, nta n'ikintu bitwaye. Oza abana, umenye ngo uyu mwana ndamwoza, amenye ngo arababara. Tekereza kuba umwana yirirwaho, biriwe bamujombagura intoki, bagiye kumwoza, nibo bamwogeje aratatse, kuko bamubwiye ko bamugurira shokora, bamugurira yawurute. Aramubwiye ati ndababara, ati cika ndaza kukugurira shokora. Nturi bubimenye, ashatse gukora po, ashatse kujya kuri po, tanti ijyana umwana kuri po, aba yari umujyana. Umwana ati ndababara, cika ndakugurira shokora. Nturi kubimenya, wicaye muri WhatsApp, umugore wavuye mu kazi wagiye guhura n'inshuti, uri mu rugo, uri muri filime, urahindura serina n'akazi ugira, ibindi nibikunanire basi. Ariko umwana wawe uvuga ngo basi imbere ya Kristo nzahemberwa ko uyu mwana namureze neza, namwitayeho. Nimba umugabo atita ku bana, mugore shyiramo courage, ukurikirana abana, ubaganirize. None wari urugo ubona ugasanga bose ni bamwe, byahumeye ku mirari. Umugabo umugore twagiye, dufite umuntu mwiza. Umva, twebwe Imana yaduhaye umuntu mwiza, ni ukuri, ni umugisha, ni mwiza, ariko abana barabakeneye. Nimba bafite umugisha wo kugira ubwo buzima bwiza batahuye n'iryo hohoterwa, biteho wowe basi banakubona ubaha umwanya. Ikintu cya mbere rero ababyeyi nje kubabwira, nimureke tuganirize umwana. Ganiriza umwana wawe, ganiriza umwana. Cya kabiri, usibye no kumuganiriza, mugira inshuti. Umwana b'inshuti yawe, umwana kugira ngo buri munota wumva umunota wose nyibonye, mama reka nsange tonto kanaka, reka nsange kanaka, abo ni abakozi b'abahungu n'abakobwa, reka mbe ndi kumwe na kana. Oya, gira umwana inshuti ku buryo n'umunota umwe akubura, akumva agomba kuba ari kumwe n'ababyeyi be. Nukuri ntago biri mubona ngo abana birukira abantu, ntago ari ikimenyetso cy'uko ari beza gusa buri kanya ko ari abantu beza. Hari n'igihe ibyo bintu baba barabimukoza ahubwo byaramutwaye, ubuzima bwe bwaramaze kugenda kwangirika. Wowe ukabona rero ari kwikurunga kuri uwo muntu, ukirirwa umuha amakado, wirirwa umuha iki, uvuga ngo ni umuntu mwiza, ahubwo karabaye ubuzima bw'umwana yarabwangije. Umwana umwanya, umutega amatwi, muganire, mukine, umwoze, umukoreho, urebe ngo umwana arataka, cyangwa uramukoraho se umwana akagira isoni, cyangwa uramukora ukabona yarabimenyereye, amenyereye kwirirwa korwakorwaho. Mukurikirana ubuzima bw'abana. Icya kabiri ni ugutega abana amatwi. Icya gatatu, ita ku byo umwana akubwira. Wicecekesha umwana, wibuza umwana kuvuga. Oya rwose, umwana umwanya akubwire icyo ashaka kuvuga. Ikindi, muhe umwanya, mube hamwe, mukine, abone umubyeyi yisanzure. Ikindi babyeyi, mwite aho abana banyu mubaraza, mwite ku bantu mubararazanya n'abana. Biragoye, ushaka kuvuga ngo ndabivuga ngo ndirata, ngo wenda ngo mfite igitanda cy'umwana, ngo mfite iki. Ushaka no kuba udafite igitanda, ariko ukaba wamushyirira matera ye hasi, ukavuga ngo uyu mwana ariraza, ndabizi neza ko umwana wanjye yiraza. Uramurarazanya n'abantu bafite imico itandukanye, ntuzi iyo bavuye, ntuzi ubuzima bwabo, ntuzi ibirara bibakoresha, ntuzi ibyo bakora nijoro. Urumva umwana atarabigendeyemo. Icya gatatu, tugiye kujya no mu biruhuko, gufata abana tukabohereza ahantu, abana bagiye aha, ni byiza aho hantu bagiye, ni mu miryango, ni kwa basekuru, ni kwa banyirakuru, ariko abo bantu bafite abandi babana nabo. Nimuzi imico yabo, nimuzi ubuzima bwabo, nimuzi ibyo bakuriyemo, nimuzi ibyo birirwa bareba. Ako muzatinya abantu baba bafite telefone, bafite ibintu bareba. Ujye utekereza murebe, wahagera ukabona umuntu arazimya vuba vuba, ararwana no gucecekesha iyo telefone. Ni ibiki areba bitatuma ubyumva.
ugiye kureba ikintu mu cyumba cy'uwo mukobwa arimo, urahagiye, urahageze, ararwana no kurwana na telefone yayicecekesha. Kandi ubwo umwana wenda ni ku manywa hari ibyo wari urimo, uti bumfashije umwana, baryamanye ku buriri, bari kurebana muri iyo telefone, urahinjiye, bahise bazimya vuba 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 vuba. Ibyo bintu ni ibiki? Kuki bitagutera amakenga? Kuki bitagutera ubwoba? Inama rero nabagira nk'ababyeyi, nanjye nyigira, Kristo niwe muntu dushoboza, niwe uturerera, ariko naduha ubwenge. Mw'ababyeyi mwe mwite ku bana banyu, mwite ku bana banyu, abana banyu mubaha umwanya. Ikindi, mwitaho ku miryamire y'abana banyu, mwitaho barara. Icya gatatu, ibintu byo kuvuga ngo ahantu ngo bagize ibirori ngo mujyanye abana ngo tuzahaca ngo abana tubasigaho. Oya, nimba udahari ngo uri kumwe n'abana bawe, nta muntu uzakurerera abana nk'uko wakabirereye, nta muntu uzabitaho. Nimba ari ibirori bagiyemo, nimba utazaboneka ngo uri kumwe n'abana bawe, bireke, ntibazaboneke. Ubabwire ngo simari, kuko ntahari abana ntago bazaboneka. Pani byo gufata abana ngo bagiye ngo babatayeyo, ni kwa se wabo ngo bari mu minsi mikuru, ubasizeyo, ubasiganye nande? Cyokoza nimba ufite umugisha ukaba ufite barumuna bawe na bakuru bawe bari kumwe nabo, aho sava. Ariko nimba nta muntu usigiye umwana, nimba utahibereye, ibyo bintu bivemo. Ibindi, nimba mugomba gusura abantu, nimusura abantu mutahe, tahane n'abana bawe, abana batahane. Kuko ni byiza pe, abantu ni inshuti, abo bantu ni mwiza, ni mukuru wawe, ni murumuna wawe, nibyo. Ariko ntiyibana. Abantu baraho ntago uzi imico yabo, wenda nibo bagiye kukwangiriza umwana. Nimusura abantu, wajyanye n'abana bawe, ubasure, nimurangiza ufata abana bawe mutahe. Ndizera ko mu bantu 9,000 hatazaburamo abantu 10 cyangwa 5 bumva ubu butumwa, bumva izi impanuro. Mubyeyi we wabyaye, wowe ufite abana urera, habana umwanya, habana batega amatwi, baganirize, bakubwira ibitagenda neza. Ibitagenda neza ubyumve, wige kuba hamwe n'abana, wige kuba umwanya wose ubonye uha abana bawe. Nibashaka bajye bakunegura, nibashaka bavuge ko ntaho usiga abana bawe, ariko ugenda n'umwana wawe, ubuze amakuru ye, uzi n'ubuzima bwe. Murakoze, ndabashimiye. Iki kiganiro ni kigari, tuzashaka n'abantu b'inzobere mu bintu by'abana bazaze batuganirize. Ariko izi mpuguro, izi mpanuro muziteho. Nimba mubyeyi uri muri konji wabonye akanya kuryama, ukamara icyumweru cyose uryamye, utajya kwirebera n'abana, nyuzamo ujye no kubareba ku ishuri, nyuzamo ujye kubazana ku ishuri. Bagira igihe bishimye, bagira igihe banezerewe, bavuga ngo natwe mama twitaho. Murakoze rero, ndabakunda, umugisha w'Imana ubabeho, kandi mujye musengera abana cyane, mujye mubasengera, musengere bagiye ku ishuri, aho bari mu rugo. Ikiganza cya Kristo kibahoreho, Kristo abarinde, kuko abana bahura n'ibibazo bikomeye, abana bahura n'akaga gakomeye, byaba bibi kurushaho bakabura naho babivugira, bakabura nabo babibwira. Ariko ntituba abantu bo gutuma abana bacu bagira ibikomere, bakurana ihungabana n'ihohoterwa tutabashije gukurikirana no gukemura, kandi twari dufite uburyo twabikemuramo. Dusengera abana bacu, tubashinganishe, ikiganza cya Kristo kibabeho, amaraso Yesu abarinde, bazakure ari abana bazima, bazaba abagabo n'abagore bafite imiryango inezerewe, atari imiryango yuzuye ibikomere. Murakoze rero, mukore share, mukore like, mukore comment, mukore subscribe, mutubwire uko mubyumva, mutubwire ibyo ari byo, kugira ngo ubu butumwa burusheho kugera kure. Turabakunda.